So, ntegereje umuntu urimo ntegereje ngo ampamagare. Nashatse abantu bari Pennsylvania bampamagare, bagiye kuduha amakuru y'urupfu rw'uyu mwana, urumva. Ariko nsaba abantu ni mujye muri community. Uyu mwana yabaga wenyine, ntabwo abantu muri community, ariko ndaje tugiye kuva inkuru imuzi. Mureke ntegereje ko abantu baho bampa amakuru, ndabahamagara, turababa muri mu byumva, tumenye amakuru y'ibijya mbere niki, ariko dukomeze twihanganishe uyu muryango wa Christophe. Kabano birababaza bro. Uragapfusha umuntu, uragapfusha umwana, cyangwa umwana urakabura umuntu wawe yarwaye, wamurwaje, cyangwa byagenze ukundi, urumva. ari na hafi at least no umubiri ukabona bitakugoye, ubu hagiye kubaho stress ze kuza mu mubiri. Ukuri kw'Imana bari rundebere, nawe uzi icyo yazize aka kanya. oya uko biri kose hari yabaga mu Bagande. Ntabwo ngiye, urumva, ntabwo ndibuzane conspiracy ku muntu wamaze kugenda tunakeka, kuko amakuru mfite ngiwe polisi, nkuko link bahaye ya polisi, urumva. Murabona ntabwo uri gutanga amakuru arambuye, ntabwo iri gutanga amakuru arambuye, n'abavuga ko ari, urumva byo byonyine ntabwo bari bazi ngo ni umuntu we. Urumva, ariko umuntu wese ntaba afite amadokima. ikintu nose mu mazi bamukuye bamusanze ngo nyamye amadokima. Yalla, ako se ko amazi atumariye abana kandi mu mahanga. No, barabica bakabajugunyamo, kuko ikintu ugomba kumenya kabano, urukumva. Ikintu ugomba kumenya, kuburana n'umuntu, kuburana n'igitsina gore muri Amerika ntabwo bibaho. Ariko abanyarwanda barabica. Uzi ko nkigera muri Amerika bwa mbere nahise mbona GoFundMe ntaramara n'ibyumweru 2 turimo umurambo w'umunyarwanda wabonetse muri Arizona. Umuntu wese uri muri Amerika azamuke, umuntu uri muri Amerika azamuke. Niba uzi ko muri Amerika uzamuka, ariko niba utari muri Amerika umbabarira ubugiye. Ariko nawe niba uri muri diaspora tu, urumva, na hamwe muri kurya amateke ari mu munyu wakorewe kwa Nyirangara babujije. Umunyarwanda yakoreye nta ndi buvuga igihugu ushobora gusanga. Abantu muri Amerika, abantu muri Kwesta muzamuke, yego. Abantu muri Leta zini muzamuke, dutegereje nkuko nabibabwiye Godfather. Ngiye ntabwo nyababwira ngo bavuze ngo birangora ibyo bintu. Kwantera hamwe we urakapfa gusa ipfu n'amacinya, uratuma igihe cyo kubyina urakabyinisha induru ibirenge. Umunyarwanda sha yarakozaho kugira ngo bamuhembe, agejeje niba ari ngo muri mu bihumbi nka 40 na bingahe, sha baramwica bamujugunya ku muhanda. None se ngo yageje mu 40 na bingahe muri Amerika, ibyo ntabwo bibaho nawe. None se yageje mu birahari muri cyagiye bakoraga mu ntuza muri mu bira by'aba homeless, yari yagejeje pe. Jye nagiye ku kiriyo cye. No way. Kingiki kiri kuza kubyina turi mu gahinda. Ya ngayo nguko ngo uyu mwana birababaje. Abantu bari muri Amerika muzamuke, ariko umuntu wabonye inkuru nawe azamuke. Umuntu wabonye inkuru ari kuri muri Amerika. Abanyarwanda bakorera abanyamahanga rwose babyitondemo, nabona amafaranga yagwiriye ajya yigendera bataramwica. So urukumva rero bro, niba ari ikintu cya mbere abantu bazi ko kuba muri ibi, noneho njya ndeba nk'ibigoryi biza bikifata nari nkuru rugoryi bita ngo niba ari ruzungu rwita Stiboy, ibintu biraza bro, ariko nk'ibi ngibi ntabwo bipfa, ahubwo agapfa abantu bazima, agapfa abana baje kubasima. Ibintu nk'ibi ngibi bidafite agaciro bigasigara ari bizima. Ngo ninde igicucu kirirwa cyambura abakobwa ubusa hano bro, ntabwo ngiye gufata n'izo nakibonye ndakora. Abambura ubusa gute? Kirabatereta. Noneho nabonye aba bakobwa kiri kugenda, ndagukorera life yawe, nzagukorera life yawe. Mwirwa rusambanira ku matelefone ruko bari kodinga rukajya kubisakaza. Abantu muri Amerika mushyiremo request kuri kibi. Noneho ejo bw'ejo rero gutuka abana bose ibintu byo babwiye byose babimpaye. Noneho ni n'urugo ry'urugenda no kuri TikTok urugenda rwohereza ama voice note gutukana. Ariko reka tugaruke kuri iyi nkuru ibabaje ku bantu bari muri Amerika, ariko we kumvangira space. Ku bantu bari muri Amerika muzamuke, especially babonye amakuru kuri iki kintu. Birababaje.
nabuze aho mpera inkuru y'umuntu umwe ataboneka. Neza. Abantu muri Pennsylvania nibo nkeneye kurusha abandi, ariko natana ntegereje abantu batuye Pennsylvania nibo nkeneye, urumva, more than anything. Kuko ntegereje telefone nagerageje kubona. nawe niba uzi kuri muri Pennsylvania cyangwa uzi umuntu utuyeyo, muhereza iyi link y'iyi ntuza aze hano kwanza, urumva, aze. Janine uraho? Uraho neza Godfrey, amakuru? Inshuti y'abeza, umeze neza? Ndashima Imana. Nta muntu muri Pennsylvania waba uziranye nawe? Barahari. Ushobora kutubariza se ko nzi ko ufite ukuntu na communication yawe nawe ari nziza ukamutubariza? Umuntu ubyuye umwana Hari umuntu wamayeho amakuru nyine, gusa narindi ku kazi sinabasha kubikurikirana neza. yego, Ariko nakongera nkamuhamagara nkamubaza. Urumva nyine iyo byabaye gutya nko mu gihugu, abanyarwanda kenshi bakunda kubisakaza, cyane cyane nyine nk'iyo bashaka nk'ubushobozi runaka, so abantu benshi barahamagarana nyine bagahana amakuru. Nkamuhamagara nkumva yadufasha kuko mu gitondo ngewe iyo telefone y'umuntu nawe yabanje kujya kuri tele, namwohereje ahantu agomba kuvana amakuru nyine kugira ngo tumenye exactly, urumva, kugira ngo tumenye kuko byari bihagije kuba twamaze kumenya umuryango we, byari bihagije, ariko nyine ku ruhande rwe kugira ngo tumenye uburyo bwo kurabura ntuza. bamaze kubona. None se nimba babonye amakuru ya famiye ko n'ubundi numvaga ariyo umuntu yaba ari ngombwa yihutirwa gushaka, nimba wayabonye ndumva ari umuntu yakonekita akumva ko hari mu Rwanda bakubwira iki? umubyeyi wibereye Kicukiro wohereza umwana ku ishuri, amwe mu umubyeyi niba uri hari yubaka akanya aracyari shoke, nta nubwo aranabyumva, kumuvugisha biragoye. Gusa wenda nyine natinye kubavugisha. ntabwo agoye kuyabona hano muri Pennsylvania, ni hafi twabimenya amakuru. Sinzi nimba Natinye pe, iri kuduhamagara. Franco uraho? Nagushuhuje. uraho neza Janine we? Ndaho, ndakuramukije nanjye. Nakwikirije. Meze neza? Meze neza nyine, uretse urupfu rw'uyu mwana rwongeye gusubiza inyuma intekerezo. Birashoboka, birumvikana kandi birababaje cyane. ugifite gucesinga dreams yiwe, ugifite byinshi biri imbere. Birababaje. Hari umuntu wampamagaye nyine asa nk'ubimbwiraho, njye sinari muzi, narindi ku kazi rero ndambwira ndaguhamagara back, ariko urumva umuntu uba utazi ntabwo, ahubwo ndatunguye kubona nyine Godfather yabimenya bizi. Mbaye shoke, nicyo gitumye mpagarara ndabanza ntega amatwi kuko mbere yuko nanjye mpamagara nkabaza amakuru yuko bimeze. yitabye inama kabiri, birababaje. itangaza amakuru yatangaje ya mbere avuga ko yiyahuye, urumva, ariko amakuru yo kwiyahura ntabwo ariyo. Amakuru ntabwo yo kwiyahura ntabwo ari ko umwana bamusanze bamujugunye mu mugezi, urukumva. Ikiriho ni uko
abo bana nk'aba ngaba barabatinga barangiza kuko bize muri Amerika kesi yo kurepinga ntabwo uwabikoze ntabwo yewe ayo numvisha habanye nayo ngayo gusa nyine simbizi nacu nzavuga ibyo cyangwa nahagaze ibyo ngibyo ayo wumvise no kubwira raporo ya polisi irasohoka sinzi ibyo ese ni ngewe ntari kubasha kumwumva neza cyangwa connection kumwumva neza cyangwa connection kumwumva neza cyangwa connection nisi ashobora kuba ari mu modoka urumva hari ibintu bibomborana nk'ari mu modoka ahubwo yagenda agamenya agiye nko muri cave cyangwa ari wenda ari muri ascenseur cyangwa mu modoka uyu mwana ntabwo yiyahuze gusa nyine nuko batarimo baduha amakuru ya ntabwo yakwiyahura ngo bamusange ari mu mugezi cyangwa ntabwo bishoboka kereka yiyahuye akawitamo ariko buriya polisi iraza kubigaragaza iyo umuntu yiyahuye yitaye mu mugezi ariko urumva nyine natagira bamukurikirana nimba famiye iri i Kigali ambasade se ntihari ntihita ibikurikira umwana waje kwiga niba yaroherejwe n'igihugu cyangwa se na institution runaka niyo byaba ku giti cy'umubyeyi muri ambasade yamuhaye viza kandi niyitamwa viza nk'umunyarwanda cyangwa umwenegihugu ambasade ifite ntuza yo kugenda ifatanya na polisi kugira ngo bamenye icyishyura umwana mvagiye kubasigara yewe ntabwo amakuru ntabwo nabashije kuyakurura neza ahubwo nyine imbaraga zo kubasha guhamagara umuntu amenye GPS Ravine yashize ni umuntu aho uwo mwana yaguye muri Pennsylvania niho abavugisha mwumva amakuru ko ariko izi mfu z'abana bo muri izi mfu z'abana bari kwiga amashuri cyangwa bari mu mashuri zikomeza kwiyongera kandi bafufu zisa wa mugani wagira ngo hari abantu bari ku agatsiko k'abantu bari kubica izuba ubu harimo haraba agisida menshi ibintu biri kuba ni byinshi abantu bayahitse mu mutwe sinzi I don't know oya gusa abari abana bo mu mashuri baragenda bagakundana urabona hano mu bazungu hari igihe umwana afata imbunda akagenda akarasa abantu gusa from nowhere so hari igihe bagenda yakunda nk'umukobwa yamudeviya cyangwa yamwanga akamwica cyangwa gusa yamureba akamwica akaba yanamutegera ahantu cyangwa se akaba yanamutumira iwe mu rugo akamwica yamara kumwica akamujugunya muri turaka agatwara akagenda akamujugunya mu mazi ni ibintu bishoboka cyane natwe hari abavandimwe bagiye bapfa gutyo cyane benshi babajugunye mu mazi kandi polisi yakora ikavuga ingoma z'abana ubu ngubu ziriho muri iki gihe aba bana noneho barimo barangiza high school ugasanga bikodeshereje amazu bagiye kuryoshya bagiye kwibana ugasanga nibo bagiye gukora amabi yose uyu mwana rwose yazize ubusa ndabona hari uvuze ngo Gentil yapfuye ubu yaramuzi washobora kuba muzi Denise Godfather yamuzamura akatubwira uko amuzi kuba yamuvuze mu izina ati yapfuye Sana, thank you. Harimo umuntu kwanga nanjye ndamwanga pe baho wongeye. Thank you, sorry. Please nakwandikiye nari ndazi kugusubiza. Abura iminota ibiri.
ubwa mbere mwandikiye. Thank you. Anyway, mwese mugire ijoro ryiza, bagiye kuryama, bagiye kuguma live, mukomeze sorry, it's okay. Abagiye kuguma live mukomeze mugire ibiryo byo kuri Best Pilau biratugeraho ryari. Bakubwiye iminota 5. I wish you could get a new phone and a new watch. I wish too, my dear. I wish, but only God knows how much I have to save to get a new phone. God knows, man. And which phone are you using currently? Ndi gukoresha Google Pixel, my dear. Ndi gukoresha Google Pixel 4.